je na contactize Jacky ntago nje kubabeshya. Hari n'abari kubakora mwafatanya ya foto yiwe ari kumwe n'umusore yamuzamuye akaguru we yambaye ubusa kabisa 100%. Nambwira ati sheri ushaka gukora iki? What do you want to do? Urumva ushaka gukora iki? Numva ngiye namufashe iki muri make. Ati ndashaka connection nubwo ari kwivanga ari kunyumva. Niba yaragiye kuhindura ubuzima umuntu bamuhindura ubuzima ajya gukina izo filime z'urukozasoni zimeze gutyo. Niba Jacky yaravuze ngo nge ndi na haso. Ese niba abandi baslay abandi ba baby benshi kugira ngo agafate byagenze gute sibyo? Ese nge niki naza nkoresha? Ndambwira ati nyoreza amafoto yawe yuko uteye. Ngewe nago ikambabwiza nago abakobwa benshi bajya bambwira Simbi tubwira uko ibintu bikora tubwira uburyo bibi ngiye nkubwiza ukuri nago njya mbeshya. Shisho wa Jacky rero ndashaka ko umugira inama ikintu yahindura. Ari Jacky na Janet washotowe ndininde kuri social media. Washotowe kuri social media? Jacky wamushotoye kwa Kasuka. Jacky wamushotoye. Nuvuga ngo Jacky yakoze ikosa. Hashize ibyumweru 3 ntago aranyuriza izo foto. So rero ntago nzi Jacky niba ari serious niba ashaka gukora akazi cyangwa kigara komeza yamanga. Nyina nambwa ati Jacky indirimbo tugiye ntago ari gishe kwambika ujya kwambara ikariso. Mbabarira Jacky na iyi ndirimbo ntago ibyo boro mbikeneyemo. Bariye ku Jacky yari yambaye yikwije neza. Wabye ko yarambaye n'ipantaro. Jacky wari wambaye ipantaro yakuntu yari yambaye yikwije. Jacky wabuze akazi. Aka kanya ufite abakobwa babiri ufite Jacky ndetse na Judy. Bakuhitishemo kuvuga ati hitamo umwe wakubera umugore cyangwa wakubera girlfriend. Wahitamo ari Jacky na Judy. Okay, umuntu wambera umugore ni umuntu bita Jacky. Yes reka nanone nongera mbahereza ikaze kananye mbasombifuliza gukomeza kugubwa neza aho muri mwese bakunzi ba Slim Jesus TV. Mwomeza kubareza ikaze muri studio za Slim Jesus TV. Uyu munsi ngarukanye n'uwo bita Nzanye. Njiraho papa kuberwa amagaye. Nzanye papa kuberwa. Ese kuki wise papa kuberwa? Papa kuberwa sha ikintu cyatumye njita. Nafite akapeti kimusanze kaba muri team yanjye kitwa kuberwa. Nyine ako gapeti none kuko ninjye wakazi nyuma industry y'umuziki mbona abantu gakunze mpita nongera ubwo ndi papa wawe mbavuti ni papa kuberwa to ariko twese turanaberwa muri rusange to. Nagize ngo wise papa kuberwa ko nyine ko ukunda kwambara ibyangwa n'ibiki ibintu nk'ibyo. Rega ushaka kwambara icyangwa ntuberwe to hari gihe wambara style se wambaye ukabona iri kugwamo fresh iri gufitinga neza byatanje. Reka twikomereze rero ejo bone nabonye umeze nabi uri gutera itiku ngo abantu bari kuvuga nabi Jacky umuntu wafashe umwanya ukavuga uti reka umukorera indirimbo. Ese ubundi kwera iki wowe kugira ngo utekereze ko watereka nkora indirimbo Jacky byatewe n'iki? Man ngewe Jacky tuzanye igihe kinini ariko Jacky yanganije life yewe. Yanganije story ye numva man ni story babaje tu. Numva ni story babaje. Jacky ni umuntu wasorinze ni umuntu wikaranze akora buri kimwe cyose avuga ati ngiye nzakora ishoka byose kugira ngo abanyarwanda banyumve bitangira binanirana ariko birangira byemeye tu. Akora buri kimwe cyose murabizi amafoto menshi iki niki byose byasajije abantu benshi sibyo? No kuvuga ngo rero mu kunganiza iyo story naje gusanga story yiwe hari abantu benshi twagiye tugana nyine bafite amasura ameze nkayo ngayo tu. Ndavuga ati ariko wakorera indirimbo Jacky bitewe n'ubuzima yanyuzemo indirimbo nkayita isaha nyine urebye n'amagambo arimo ewana nyine ukayahuza n'ubuzima bwa Jacky ubona ko ariko bimeze. Abantu bazi ubuzima bwa Jacky bajye kumva track yitwa isaha bareta nyine babisanisha bamenye ukuri kose tu. Jacky ndavuga utaka rero Jacky bimeze gutya nakuze song nyine na legend yandika mu kuyandika na approachinga Jacky ndambwa ati Jacky indirimbo nayikoze none indirimbo numvisha ni nziza kuko urabona indirimbo bya z'ubuzima habagomba kuzamo umuraperi tu. Ndavuga ati ureka na approachinga Kalifani mubwira igitekerezo cyanjye ngira Imana aranyuma nubwo turi Kalifani nakoze track imeze gutya na gutya ewani ivuga kuri stories z'abantu bababaye ariko anytime bafite tugomba kubahumuriza ko anytime ibintu bishobora kuzakunda isa izagera nyine tu. Bitewe na Jacky yanyaba ni wampaye inspiration nyine tu yo kugira ngo indirimbo aza muri studio kwa Tell Them numva track ni nziza ewani atama imirongo nyine tu atama imirongo imeze fresh tujye gushutinga video mbwira Jacky
nibona ko indirimbo ugomba kuza muri video nyine tu abantu bakakubona nyine tu haraza muri video ni gutyo byagenze kabisa kugira ngo indirimbo tubashe kuba twayikora kugira ngo ibashe kujya hanze n'abantu nyine bakomeje kuyikunda bakomeje kunyereka urukundo kwereka urukundo much respect kwa bose bakomeje kusupporting gukoresha Jacky muri video y'indirimbo yawe ubona nta kintu bizagabanya ku izina rya cyane ko mu minsi yakizo bita Noeline navuze ko Jacky ari inda iciriritse n'abandi bakazamuvuga uburyo butandukanye ubona nta kintu bizagabanya ku izina ryawe Mbonye navuga yuko nta kintu bishobora kugabanya ahubwo bishobora kucyongera impamvu bishobora kucyongera kwa Jacky benshi bari kwibaza kwa indirimbo turukumva ari ibintu ngo niyo ubuzima bwa bwanzi humura bizacamo turukumva nyine ibintu nyine biri kudukora ku mutima amagambo yo kutwubaka ese ko iki wakoreshejemo Jacky bimeze gute na gute impamvu ugenda akoreshejemo Jacky urebye aho yavuye urebye n'ukuntu yari ameze mbere ukabona n'ubu ngubu niyo shusho twashatse gutanga tu of course ko indirimbo niyo nayikoreye niyo nashatse kwikora kugira ngo nyimuture tu kugira ngo imuhoze ku mutima imuhumurize ku mutima kuko nyine yari yarihebye bro yari yarihebye bya danje nyine tu neno afite kwiheba niyo mpamvu navuze ngo humura nyine buri ngo wibaze icyo uzaba ubuzima buzakunda isaha yawe izagera buri wese aba afite isaha yiwe nyine tu urumva ntago byakigabanyura kuko niba umuntu waramukora indirimbo yakwandisha story yiwe uko nge Jacky muzi nuko bandi bantu bamubona biratandukanye nyine tu ubwo ni kubyumva wowe ntako wabikoze wenda wumvaga ko hari icyo bizongera kuri wowe ariko nubwo abantu babibona bakavuga bati hari impamvu bakoze so abandi benshi iyo bari gukoresha Jacky bakunda kumukoresha yambaye ubusa urebye nko mu yandi mavideo yagiye akora kuki wamukoresheje yambaye kuri jewe no kuvuga ngo twakwimakaza umuco wa Kinyarwanda kandi bitewe n'indirimbo ukuntu imeze ntago ari igishego ntago ari igishego ira track niba ntago ari Jacky wenyine message nashatse kuyihereza nje nashatse indirimbo isa kwereza message ya abantu bose tu bro hari abantu benshi bababaye bari mu bitaro hari abantu benshi mande bari ku mihanda hari abantu benshi sizing turi kuvana bari gukora bikanga tu nje nashatse kuvuga ngo rero Jacky ugomba kuza nyine wambaye wikwije tu wambaye wikwije niba track ari yawe ntago ari yawe wenyine gusa ntago ari igishego message irimo igenewe buri muntu wese ukora bizarije abantu benshi bakoresha kumukoreshamo yambaye fu kugira ngo bibashe kurebwa bashe kugira gute na gute tu ntago ariko nashatse kubikora tu nashatse kugira ngo aze yambaye yikwije kugira ngo nabandi bantu message bazumva muri iyo ndirimbo batazanega vutse hano byagenze gusha na gusha tu birumvikana kabisa ubwo niko wabise so none se wowe ubundi ubusanzwe bitutsi byubona Jacky rwavuga ku mihanda wo bivuga hiki burangiye ntago nzi kujudginga umuntu bura umuntu kuri side yanjye ukuntu ngiye mbibona umuntu avuga ikintu bitewe n'impamvu umuntu avuga ikintu bitewe n'impamvu kandi bura ntago nyine kuri ku ruhande rwawe ushobora kubona ko Jacky wenda n'umushizi w'isoni se cyangwa se ngo bimeze nyine yifata nabi ariyandarika ariko muri we ni uzukuri igituma bivuga ni uzukuri ntago ushobora kubona umuntu ngo umujudginge man ko ngiye Jacky twarahuje ariko bura Jacky n'umwana mwiza Jacky bura ubwo simbizi nyine kuri social media akundi kuna abantu bamubona nyine tu ariko after social media nyuma social media nyine inyuma y'amarido hari kundi kuntu tumubona twebwe tu rero uko tumubona twebwe nitwe tuzi ukuri nyine tu twe tubana nitwe tuzi ukuri kwiwe bitandukanye no kuvuga ngo bira nyine hari impamvu hari impamvu yiwe nyine tu nshobora kujudginga bamwishyanga kugira ngo mukorane muri video nge ntago namwishuye ni support kuko no seka mubwire niba Jacky nawe ubwe yarambwa ati MZD kuba nkora indirimbo akayumva kubona ubuzima bwiwe bwe akumva nyine ni indirimbo nawe imukoze ku mutima koko reka nkwereke iriya ndirimbo muri verse ya mbere wenda ndaza kuvuga amagambo arimo ntacyo zatubwiye mvuga ngo wariruka nihoza hangana n'inzozi zawe kora ibikunezeza uhangane n'igeno ryawe nyine tu nyine rwanira amadolari ureka abafitisha zo reka n'abaguca intege ubwo nyine isaha yawe izagera mu by'ukuri ayo magambo hari igihe ukora bikanga ukihoza bikanga tu ariko noneho
nyine hari abantu benshi bakurwanya nyine tu kurabizi Jacky akiza baramuvuze bigenda nyine umusani wese kugira ngo agafate urabizi ko acamo ibyo bintu acamo ubwo buribwe nyine tu ariko already afite intego yiwe byanga byakunda intego yawe birangira uyigezeho icyo ushaka uragiye urakora tu rero muko gukora ugira abanzi benshi abo banzi benshi I think barakumotiva nyine tu kugira ngo wowe ubwawe ugire kuri goals yawe nyine tu yarumva rero yarayumvishe mukora ku mutima aza yihuse kuza muri video yanjye hanyuma hari n'abari kubakora mwafatanya ya foto yiwe ari kumwe n'umusore yamuzamuye akaguru we yambaye ubusa kabisa 100%. Ibyo ni ukubeshya magari ntabwo ari mwabikoze ntabwo ari wapi kabisa okay unuko ngo rero urumva nimba arabonye ubuzima bwe cyangwa wenda warakoze indirimbo ye n'umuntu ubusanga ukurikirana bya hafi fo byatari cyo wundi wumvishe uwo bita Noeline Isimbi Noeline ari kuvuga uryo yashatse gufasha Jacky ngo amujyane muri team abe yakina Prono agira ukuntu akiteza imbere ahindurirwa ubuzima areke ko bayakitwa nyine ngo areke kuba yakitwa indacitse areke gusuzugurwa n'abantu warabyumvishe narabyumvishe imihanda tu okay wowe nyuma kumva biriya nyuma yo kumva uryo Jacky yasuzuguyemo Noeline mu gihe Noeline yaragiye kumuhindura ubuzima wowe ubivuga iki none se ubwo reka nze nkubwire niba yaragiye kuhindura ubuzima umuntu bamuhindura ubuzima ajya gukina izo filime z'urukozasoni zimeze gutyo muri comment banavuga ko ibyo akora naho bitane nabyo n'ubundi nago rega magaye reka nkubwire sibyo abantu bose kw'iki gihe bazi ko abartiste bakoresha ama drugs nyine hari gihe n'umuntu karimusomamo nyine tu bite n'ukuntu ariko kwigaragariza cyangwa bite n'ukuntu ameze nyine uramubyizi akoresha drugs bimeze byaramwisha ariko mu byukuri ntago wabimupimyemo ngo bimubonemo nyine tu Jacky biragukora biriya man ni social media nyine tu urese ufite content yiwe nase kuvuga ngo barabutuye tubona ngo baba bashumitse za TikTok ngo ba KZ dora ngo nabana babakire ngo bande bose ko uzi kuntu duhuri imihanda bameze nyine ni kwa nyine ukuri nyine umuntu wese ufite content yiwe bro Jacky niba ufite content yiwe yakuri iri kumutwikira yo gupostinga n'amafoto ameze kuriya man nyine irani content niba Jacky yaravuze ngo ndi na haso ese niba abandi baslay abandi ba baby benshi kugira ngo agafate byagenze gute sibyo ese nge niki naza nkoresha nge ndaza ndahimba content yanjye nyine to iza challenging n'izindi abandi bagiye bakora man urumva nge nanabishimiye tu yaje challenging wenda so kuvuga ngo aricuruza ko tubona bidia soko yicuruza amagaye ubwo nimba umushyigikiye kuri ya content akora kandi nawe content yose yabiri guteza imbere bayikora se yabiterwa na content yayo buri abantu baratandukanye nje yabiterwa na content yayo tu buraka nkwereke man hari ukuntu warakuze tu hari ukuntu warakuze hari n'abantu societe mamwe harabanyemo bidashobora kwemera gukora content zari zose tu okay Jacky ari mushiki wawe nihe nama wamugira bite n'imyitwarire n'umundi nkari sister wanjye tu nkari sister wanjye mushiki wawe Jacky rero ndashaka ko umugira inama ikintu yahindura mbo njewe ntago wenda navuze ngo ndavuga wenda ngo kuri side ya Jacky n'inshiti yanjye ntago nanone ndamugarukaho cyane kuvuga ngo muvugire kuko nyine abantu cyo kuvuga ngo zaidi kuvugira Jacky kwako yaje muri video yako waramukora indirimbo uri kumuvugira ariko ntago nge ahanini ndi kuri Jacky cyane Jacky ikintu nuko yakora ibye yakora staff ziwe yitonze ko nigeze kubona ibore ziri gutrendinga ku mihanda we na Janet sinzi niba bizi ko yanze kumufasha yagize gute na gute Legaye nukuvuga ngo niba kuko ntago mbizi uraza kunyibutsa toza kwibukana fresh harya ni mukuru we nyine harya ari Jacky na Janet washotowe ndininde kuri social media washotowe kuri social media Jacky wamushotoye kwa Kasuka Jacky wamushotoye nukuvuga ngo Jacky yakoze ikosa yakoze ikosa Jacky inshuti yanjye uri inshuti yanjye urabizi hari abakoze ikosa pe wene ryo guhita umushotora niba umuntu yaranze kugusapotinga yaranze kugufasha birumvikana ntago nyine kuko no kuba yarabikoze akamushotora nta kintu bigeze bimana ntago yamufashije ko Jacky yavuye kure niba yaravuye kure ari Jacky ukikuye akaba ageze hariya hari ameze neza ryoshe ameze fresh
Jacky narakurimbiye ngo ubumeze neza champagne ku meza kandi niko bimeze ntago nyine ari kujya kumushotora kuvuga ari amagambo nyine adakwiye kuri social media ntago nyine yari kwivuga ari yakoze ikosa rero na Janet nk'umubyeyi ni mukuru kuri Jacky nawe ubwe yakoze ikosa ryo kuza kuvuga kuri Jacky umubyeyi ntago akwiye kuza kumusubiza bro ikosa ntago rikosorwa irindi tuvugisha ukuri rero nawe yakoze ikosa ryo kuza guhita avuga ngo nyine nawe amusubiza nyine yari guceceka nyine cyangwa akamusubiza inbox atabishyize ku karubanda urumva bose bafite amakosa ariko nyine uva Jacky nawe nyine yarebuze ukuntu abigenza nyine umutima waramurenze ibintu nyine birarenga nyine ya nuko ngo Jacky azaza asaba imbabazi rero ubwo ngubwo Jacky niyo nama sicyo wumva gikeneye Jacky se ambo Jacky ngubu ntago navuga ngo azasaba imbabazi kuko we yumvaga ibyo yakoze bikwiye kandi koko nyine kandi nje ndi kumva Jacky nyine we ku ruhande rwiwe mane kuko ubuzima bwiwe buba muri social media ubuzima bwiwe bwose ni social media hari igihe ashobora kuganira ngo nta byadanje akikangura yabivuze urumva man atavuze ngo nyine bigucitse ugomba gusaba imbabazi bigucitse ugomba gusaba imbabazi ngiye ku ruhande rwanjye wenda kuri Jacky we nagumye kujya kuri social media wenda akabinyanga mugayo kavuga ngo n'imbabazi yanazisaba imbabazi yanazisaba kabisa byo nta byadanje kabisa kandi nuriya nawe agasaba imbabazi akamusaba imbabazi kuko nawe yaramukomerekeje bro kuvuga ngo bazajya gupima DNA ngo barebe niba ataruwe bari biriya bintu ni ibintu birenze ibaze ngo ibintu ngakora ngo ntago ari umufamiliye wabo ngo iki niki nese ubwo umuntu w'umubyeyi we urumva utarakomekeje Jacky nyine ngo afite ikintu ku mutima man buriya Jacky ntabwo ubona gusaba imbabazi yazisaba ariko Jacky kugira ngo agire izo mbaraga nk'izo ngizo zo gusaba imbabazi birarenze byava kure byava kure ntago byahita biza hafi kuko nyine nawe yaramukomerekeje byadanje urumva bose bisaba kugira umuntu abantu babasange babumvishe ko nyine bakeneye abantu bo ku ruhande nyine bo kubicaza bakabaganiza ubwo mwawe muri kuri telese wabonye umwihariko wa Jacky ari uwuhe hari abantu bavuga ngo akunda kuba yambaye ubusa ahantu hose ari naho niko byaremeze Jacky sha bro kankubwiza ukuri Jacky aba yambaye yikwije nje nkweretse n'akavideo kuntu yari yambaye kuri seti hagati se kanze nkarebe ndebe ko nza kukabona man yari yambaye yikwije yambaye n'ipantaro man se koko nyine nambwa ati Jacky indirimbo tugiye naga ari igishego Kalifana gukoresha tapendi gwa kwambika ujya kwambara ikariso mbabarira Jacky iyi ndirimbo naga ibyo boro mbikeneyemo kandi warwaniraga kuza yambaye ubusa oye none se ubwo nyine ariko byari bitandukanye nyine n'indirimbo twari tugiye gukora urumva biratandukanye kabisa nimba byageze aho mwihanangiriza ati Jacky oya niko bimezega n'indirimbo yarayumvaga reka nshaka kwa video ndiye ko nkabona wari mufite ubwoba bwo ko ari buze ubundi se oya mara mufite ubwoba kabisa wari mufite ubwoba mufite Jacky nta mikino nago njya mumenyera mufite ubwoba ko ashaka kuza neza nese umushakira umudesign umukubita ibyo oya nayo nashatse umudesign wa danje w'igisenyi witwa Alex ari watwambitse shout out kuri Alex designer w'igisenyi abantu b'igisenyi bagenda batema n'ibyangwe bya fresh ari kubanza kumwumvisha uburyo agomba kuza yambaye yikwije ko ari ryo tegeko rihari oya hari agombaga kuza reba kuntu ari yambaye magayi hano twari turi kuri set turi kuri shoot barazi kugaragara se biragaragara barebe kuntu Jacky yari yambaye akavido cyangwa nakagukazwa barebe kuntu Jacky yari yambaye yikwije neza wabonye ko yarambaye n'ipantaro Jacky wari wambaye ipantaro yo kuntu yari yambaye yikwije yabaye nose suri kubibona mwana njye ko gato turebe buriya hari umuntu utakabonye neza kandi yashaka kugumya kwirebera Jacky gake dore Jacky wallahi yari yambaye yikwije ameze neza mwabibonye yambaye neza cyane nta kibazo uraza no kukamo nkashyiremo kukagwa nakagukazwa ugashyiramo fresh cyane urumva bitewe n'indirimbo twari tugiye gukora ntabwo yagomba kuza Jacky yambaye ukundi kuntu bitewe na message aririmo kandi message igomba kugera ku bantu bose ntabwo nashaka ngo aze yambaye ukundi kuntu agomba kuza yambaye yikwije niba isonga ariwe naririmbiye niba inspiration ariho yavuye ariko n'abandi bantu indirimbo igomba kubageraho man bose ari abantu benshi bababaye benshi bihebye umuntu agomba kubahumuriza ko isaha izagera bigakunda
hanyuma se ko mbona nundi wahise uba inshuti bya hafi na Jacky muhita mu inshuti wamugiriye inama akohereza ari amafoto Isimbi Noeline ko yakeneye cyane akayamufasha kubona akazi akamugira inama nkweza amafoto nyine yambaye ubusa agere amuhahereza akazi Jacky ntabwo yabyemera tu Jacky we rega akambwiza ukuri nje Jacky ibyo ngibyo Jacky nta kintu nge namugira inama niwe mutima wiwe niwe uzakora igikwiye tu ariko nje wenda kuri we nura Janet nawe navuga biriya tu ariko kuri we na Noeline sawa happy kabisa nta kintu mfite cyo nabivugaho wowe ku giti cyawe byumva utese nge ari amafoto kuyohereza se oya nyine kwa yafatwa na Noeline akaba ya joininga team ikina Prono nawe Jacky ntabwo yabyemera tu koko Jacky ntabwo yabyemera ibyo bintu ntabwo yabyemera akunda gusambana sha happy tubyo ntabwo mbimuzi kuri kw'Imana tuganire kuri wowe Zaidi papa kuberwa ngo muri kano kanya ukaba ufite indirimbo hanze bita Isaha turaza kwa twanayipininga abantu abaje kwa bayireba ngo ufite indirimbo bita Isaha ni indirimbo yakangahe yawe indirimbo ya gatanu yego indirimbo ya gatanu ko numva natangiye kukumva kera ushobora gutangira kunyumva kera ariko ngiye mbara indirimbo mafite nyine hari igihe umuntu aba ari kuri move man kandi hari igihe uvuga ngo ngiye mfite indirimbo izi n'izi bitewe naho navuye bitewe naho nageze hari igihe nka gutya tuba turi kumwe indirimbo zo mfite ni nyinshi ahubwo izasohotse ni izo ngizo ndi kubwira tu ufite umuntu ku managinga se ngiye nta management mfite tu ni team tubana ya another vibe ko nigeze kubona uwo bita Kazungu Boss avuga ngo uyu musore naramuzamuye Kazungu Boss akora iki kuri wowe aramfasha nukuvuga ngo Kazungu Boss urabizi ko nawe ari umunyamusanze urabizi afasha nurampeti yitwa Kido wakoze indirimbo yitwa Teta ufite na n'indirimbo nziza yitwa Message na Soshomura bose nyine urabizi ko aduha ukuboko nyine tu aduha ukuboko byatari tu rero twakoze ikintu cyiza aragisapotinga kandi shout kuri Kazungu akurikiza ko muri abimusanze oya n'abantu bose tu iyo wakoze nyine nako kantu kuko nyine turabanya navuga ngo na kimusaze kandi ari musanze nyine avuga ngo abana be wacu reka nyine abarimo bazima bari gukora ibintu byiza byo guhanga n'urwego rw'igihugu reka mba pushing mbahereza imbaraga tu Mwese ubushobozi ubwo gukora amashusho nk'ariya meza ubukura hehe mu gihe numva udafite management ubushobozi se ubushobozi ni kwa kwihiringa tu ni kwa kwihiringa n'abantu ngenda nshimira bagenda bantera inkunga hari nk'abantu bagiye bakunda impano yanjye babaza USA babaza Norvege bagenda bakunda impano yanjye kabisa bagenda banamo hari n'amakonse tugenda dukora nyine imusanze avamo nyine bicere kugenda dukusanya kugira ngo dukore ikintu cya danje nyine tu okay ni fresh cyane ngo nyuma yiriya wakoze hari initeganya kujanze nihe ntabwo ndamenya ngo ni yihe kuko mfite songa nyinshi muri studio zirekodinze nzarebamo inzizi imeze fresh nyine yazisumbiriye ndirimbo tu kuko urabona ko uko ngiye nkora niba narakoze agashinge yanjye na Skyto n'ucima na Skyto nawe n'umuntu wafashije n'umuntu wanyakire nkizi Kigali n'umuntu wanyeretse uko bimera uko bikorwa n'umuntu wanyigije kuri radio Rwanda bwa mbere shout kuri Skyto nawe hari byamfashe birenze uko nagiye urebye ku ma video n'ama audio nyine babigenda bitandukanye kuba video y'umutaka na video y'isa nyine biratandukanye nshimira ndetse na director wanye tubana muri team yitwa Under Vibe much respect kugira ngo uhure na Kalifani cyangwa ukwana na Kalifani byagusabye umufunga niki cyane ko bigaragara ko ari umuntu muri iyi minsi yakoze video wagomba gukora ibintu biri quality n'ugatagikora umuziki cyane byagusabye umufungano iki kugira ngo kandi nura musore mbonje Kalifani ntabwo byangoye cyane kwako nyine Kalifani yazaga imusanze tugara muri show akabona nyine kwako imusanze nyine ntabwo mfite izina nyine riri big tu yego mfite izina riri big no kuvuga ngo ibiraka byose by'umusanze bajya bakora ku muhungu nshimira na boss Emma wo mu Biza Resort hari ukuntu yajyaga afungisha imihanda agatumira abarodamani bande nyine benshi nyine tu daba story nanjye nkaba mari Kalifani nabajyaga bamutumira tukahahurira nyine kabona mfite fame akakurikirana kuko byanjye kandi ati petit courage bizacamo
nanjye numvaga naramwaprochinze kenshi byanga bidakunda arambwira ati bro wowe kora nyine banza ukurunye unyereka kuri move kuko kurabona Kalifani amavideo akuruza ajye yitegereza turabize ngira amavideo akora na amavideo nyine aba arimo amafaranga na amavideo nyine aba arimo ifungo rya danje kandi yarambwira ati ntago nakuriza ko twakora audio ngo dukore video audio nta kintu yakomarira tu no kuvuga ngo Kalifani turahuza ndambwira ati abona ko ndi kuri move ibikorwa byose nkoze Imana ikajya imfasha bikamugeraho nkora nakoze indirimbo yitwa Move nahurijemo abahanzi mu karere ka Musanze harimo ba Melo abanzi bose uzi Musanze bari mu iyo ndirimbo yanjye harimo nura Musanikidi nawe yararimo harimo nyine n'abantu benshi cyane ndayimuha yarakirwa fresh noneho ndirimbo Mutaka nawe ira mu confirma bya dance afite Mutaka nambwa atari ko Kalifa ko bimeze gutya mwana ko nakoze akarimbo kwa Terde mu kitwa isaha kavuga kuri story kuri story yanjye na story z'abandi bantu bababaye bani wamfasha ukaza ugatama imirongo hari ibisabwa yambwiye arambwa ati rero dukina gukora video nziza biragusaba ibi nibi nje ntago sirabo ngo yaciye amafaranga ngo hari ikiguzi yaciye we yarambwiye ngo ndagusupportinga dukeneye ko nyeneye ko uzakora video nziza izakorwa kandi n'abantu barenze ibyo narabyubahirije ibyo ngibyo kabisa ntago urumva ntago byangoye kandi umva ari no kumfasha gukora media tour ejo ndakina twakoranye kwa Kasuku urumva ko turi kumwe nyine ari kumfasha cyane nkuko bivuze rero urukumva ko umusanze warayifatisha urabona kugira ngo umuntu afatishe keji isanga afatishe hafi igihugu cyose abona bisaba iki birasaba imbaraga nyinshi kandi birasaba gukora kandi ikintu cyamberaga inzitizi nabaga ndi Musanze kuburi yo kugira ngo uzafate igihugu uri Musanze biragorana kuko social media zose platform zose ziri Kigali biba bisaba kugira nyine ngo uzamuke uzi Kigali wana kuko byose niho bibere ko bane byaranguraga cyane niba nje nko kuri TV nkatega nkararanzamutse urumva rero ubu ngubwo ndi Kigali biri gukunda cyane Mutaka wanjye wayikiye abantu fresh isaha nayo isaha kabisa kuko abantu benshi bakoresha social media kugira ngo abatazi isaha cyo ko ari ikibazo ko indirimbo kuri TikTok yakunzwe imaje kujya challenge 800 hafi igihumbi by'abantu benshi burumva n'abantu benshi kandi abastari benshi bagiye bayikora hari abastari benshi bayikoze urumva rero appreciate ku bantu bose ko bikomeza kumfasha nyine tu Abonye master wakoresha harimo na ba Judy n'abandi ba Judy barimo ba Benda barimo ba Jojo Breeze ba Shakil abantu benshi kabisa barimo barayikunze amafaranga kubishyura se uyakura he mwana koko nazo ko ari abantu nabo batuje nago byigeze bingora cyane kubera yuko koko ubwa mbere ngeze ko indirimbo yitwa Mutaka yabaye nka imfunguriye amarembo nyine yanyije mu kibuga bya danje indirimbo narayikoze abantu barikunda byatari umuntu wamaye video challenge bwa mbere ni umuntu bita Dumba appreciate kuri Dumba nigeze mbimusaba tu mani byarantunguye ngiye ko mbona yakoze video challenge y'Umutaka man ndavuga ati cyaze tu nyine urumva mani nyine byari birenze tu barabastari bose base bayikoraho ubwo nagera n'abaprochinze ariko ntago nshaka kuvuga ngo nabishyuye ngahe igiciro ntago nshaka kukivuga hano kuko bafite igiciro bakorera kuko buri wese uko umuntu amwaprochinze iyo umuntu adafite tarifu yo kuvuga ngo ngiye ibice byanjye nibi ngibi ntago wemeye kubivuga tuko nawe mu iyi studio urashaka kuza kuvuga ngo ngiye nshaka kuza nkagucingisha nkagutama makenya ukamfasha tu ariko ntago ibyo bonus ushaka kubivugira imbere ya kamera tu gusa ntago bangoye tu wakoroheje kurusha abandi muri bo nindi umuntu wanyureje gusumbya abandi kandi no kumushimira ukomeje kumfasha cyane ni umukobwa witwa Judy man Charlotte kuko Judy niwe wankoreye aka video anagashira kuri Instagram yiwe urumva nakandi ka video kandi urumva rero bana birarenze kabisa kandi Charlotte kuri Judy Kobwa bari kugenda bagukunda gake kubera Imana nyine isaha yageze ibi byose bigenda bikunda tu isabundi ikintu kiba kibura n'isaha tu urakora cyane ariko kumugisha w'Imana kumugisha Uwiteka yatanze bigiye bigakunda tu ariko kumwe na Judy se wumva gutangiye kwimwimvamo gake uvuga ati none kimenya aho bicera ase izo nkuru muri kuzikura mwana rejo ndi ku kimwe kigana kwa Pionika ngari kumva ngo inkuru ngo nge na Judy turakunda nyenga iki nicyo nuko nari kubibona
man nyine ni ibintu nyine byikora tu gusa ngiye Judy turi inshuti tu ntago man nyine ngewe ashigikira impano yanjye nyine nawe nyifuza iterambere urumva rero ibyo by'urukundo kabisa gusa nyine turakundanye nyine tu turakundanye ni inshuti yanjye nyine tu ni best wanjye tu ni best dukunda aba best dore ko aba bintu bya best bigezweho buriya inshuti yanjye kabisa kandi tuzatanya kubona n'amafoto meza nyine nka yandi pitu reka tugane ku musozo tugana ku musozo rero ni ikihe kintu wabwira umuntu wakurikiranye MZIT muri kano kanya ikintu namubwira nuko mfite imiziki myiza nuko mfite ibikorwa bya danje nuko namusaba kushigikira tu namusaba kujya kuri YouTube channel yanjye ni MZIT baze kureba link kuri wapininze kuri subscribe bame comment dufatikanye muri urugendo ko ibintu byiza byo ndabifite kandi niteguye kubatamo ibintu bya danje birenze kandi after yingi mfite andi maproje ngiye gushira hanze tu bamfashe kandi bagene kuri TikTok man bamfashe gukora challenge indirimbo dukomeze tuyigeze kure kabisa indirimbo yitwa Isaha ikibazo cyanyuma rero indirimbo yawe Isaha ni indirimbo nziza cyane wahuriyemo n'abantu benshi bagiye batandukanye abagerageje kugusapotinga bavuze ko mu ntangiriro wayikoze kubera Jacky kubera ubuzima bwa Jacky uri muri promotion yayo hura na Judy aragufasha bigenda neza cyane sibyo aka kanya ufite abakobwa babiri ufite Jacky ndetse na Judy baguhitishemo kuvuga ati hitamo umwe wakubera umugore cyangwa wakubera girlfriend wahitamo ari Jacky na Judy shaka mbaje ikibazo gikomeye ikibazo ko kiraza ko right ikibazo magaye ikibazo cyaniranya n'abantu kabisa ari Jacky ndamukunda cyane ari Judy nawe ndamukunda cyane none okay umuntu wa mbere umugore ni umuntu bita Jacky bitewe n'impamvu uzi impamvu se bishobora Jacky yambere umugore cyangwa nuko Jacky akikutaga ati ngo ndaryoshye ntabyo ngo ndaryoshye byo simba ikeneye mahani si byose impamvu giye Jacky re wambere umugore magaye yego urumva impamvu Jacky re wambere umugore nagerageza kumuhindura tu Judy se nago nyine umva se nkubwire Jacky kuko bura nyine umuntu yo muri inshuti mutari inshuti cyane mani nyine biragoye ko umuhindura cyane nyine tu ariko Jacky aba yari umugore wanjye tu ari umugore wa MZIT tubana yego bitewe n'ukuntu ngiye Jacky muzi kunari umwana mwiza yego ikintu twakora namuhindura n'ababandi bose bamubonyemo ikindi kintu bamubonyemo kundi kuntu Jacky wa mutima mwiza afite kwa kundi muzi bikabasha kuba byabagaragarira nyine tu nicyo kintu nakora kuri Jacky no gushatse kuvuga ko wifuza ko warongora Jacky koko ariko nawe abanyamakuru mujye muvuga neza mana no kujya muzana ibintu byakunyuka ryoshe ngo ndimba nashaka happy man si byo se uvuze ngo jewe ngenda kubwiye ngo ndumva ko wamurongora ntago namushaka dukurishije jambo namushaka yambere umukora kurongora ko nari bito ese ndashaka umugore ngo umukoreshe iki abantu kumurongora tu Jacky kabisa bitewe niyo mpamvu ariko yego neza ariko Judy nawe ndamukunda cyane byatari Judy ndamukunda ko ntabwo amukunda nko kukunda Jacky so reka ngushimire rero wakoze cyane ubwo abakunda abamubonye murebe kuri link iri hasi cya hano hasi kabisa mufungure murebe indirimbo bita Umutaka abana isaha byose nibyanjye tu murakoze cyane sawa santeni kabisa